Muhaye ikaze mu kiganiro Isheja na Yambi podcast nyarwanda, podcast nziza cyane aho twiyemeje kujya dufata umwanya tukaganira nawe ku bintu byatwubaka mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi tugiye kwibanda ku bintu bitanu by'ingenzi cyane bikubakira icyizere cyawe ukarushaho gukura no kuba umuntu ukomeye. Wowe uri kumva ibintu bitanu by'ingenzi cyane bishobora kuba byagufasha ukarushaho gukura no kuba umuntu ukomeye ari ibihe. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho maze turebe n'akamaro ko kubaho wifitiye icyizere cyawe mu buzima bwa buri munsi ndetse no mu iterambere ryawe. Miss Isheja, Karame. umeze neza? Yego meze neza. Njye nawe turi kumwe mu kiganiro Isheja na Yambi podcast. Tudatinze, Miss Isheja niwe ngiye guheraho atubwira ikintu cya mbere cy'ingenzi kizagufasha kubaka icyizere cyawe ukarushaho gukura no kuba umuntu ukomeye. Miss Isheja, uratubwira ikintu kimwe, nanjye Yambi Fabrice ndabwira abaduteze amatwi ibindi bintu bine by'ingenzi cyane bisigaye. Umwanya ni uwawe. Murakoze. Banje gusuhuza abantu bose badukurikiye. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitanu bigufasha kwiyubakira icyizere. Ikintu cya mbere numva cy'ingenzi kuri njye ni ugushyira mu bikorwa ikintu wiyemeje gukora, ukagikora neza ugishyizeho umutima ugikunze. Iyo kimaze kurangira ukabona ubwiza bwacyo, bigufasha kubona ko ufite gukomeza gukora ibindi, icyizere kikiyongera muri wowe. Yego, akimara kutubwira ikintu cya mbere cy'ingenzi cyane kizagufasha kikanakubakira icyizere cyawe ukarushaho gukura no kuba umuntu ukomeye. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi cyane ni ukumenya intego yawe n'icyerekezo cyawe ukagisobanukirwa neza. Numara kumenya intego yawe n'icyerekezo cyawe neza ukabisobanukirwa ukamenya aho uva n'aho ujya, uzabona yuko intego n'icyerekezo ufite ari ibintu bikomeye, ari ibintu byiza, ari ibintu bisobanutse bimeze neza cyane. Burya mu buzima iyo umuntu afashe umwanya agatekereza ku hazaza he, iteka aba ari gutekereza ikintu cyiza kuri we. Aba arimo arateganya ikintu cyiza ku buzima bwe n'iterambere rye. Bityo rero nusobanukirwa intego yawe ukamenya n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe aho urimo urabwerekeza, ibyo bintu bizakubakira icyizere. Ujye utekereza kuri ya ntego yawe, utekereze no ku cyerekezo cyawe cy'ubuzima bwawe, wumve biguteye ishema, wumve ugize akanyamuneza, wumve ugize icyizere cy'uko ejo ubuzima buzaba bwiza kuruta uyu munsi wa none. Icyo kintu kizakubakira icyizere mu buryo uzi cyangwa se utazi. Icyo ni cyo kintu cya kabiri ukwiye kumenya ukacyitaho. Reka turebere hamwe ikintu cya gatatu cy'ingenzi kizagufasha kwiyubakira icyizere ukarushaho gukura no kuba umuntu ukomeye. Gutera imbere mu byo ukora. Ikintu icyo ari cyo cyose waba ukora wagishyizeho umutima, wagishyizeho ubwonko, ukagitekerezaho, ukagishyiraho amaboko, ukagikora, ukagishyira mu bikorwa. Iteka nutera imbere muri bya bintu ukora, hari ishema uzakira muri wowe indani, hari ishema uzakira kuri sosiyete, uburyo abantu bazatangira kugufatamo kubera iterambere ufite muri bya bintu ukora. Gutera imbere mu bintu ukora rero ni intwari ikomeye, ni n'ikintu kizagufasha kikakubaka, bizakubakira icyizere cyane. Reka turebe ikintu cya kane. Icyo kintu nicyo Isheja agiye kutubwira, akitubwire twumve ikintu cya kane cy'ingenzi kizagufasha kikakubakira icyizere ugakura kandi ukaba umuntu ukomeye. Kwiyubakira icyizere ni kimwe mu bintu dukeneye twese. Hanyuma ikintu cya kane kizagufasha mu kwiyubakira icyizere, gutsinda ibigeragezo, imbogamizi zizamo mu byo uri gukora ukazitsinda,
bikomeza kuguhereza imbaraga zo gukora ibindi, bityo ukiyubakira icyizere muri wowe cy'uko ibyo ukora ari byiza kandi ugomba gukomeza. Miss Isheja aragira ati gutsinda imbogamizi ni ibintu bizagufasha kandi bikakubakira icyizere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu cya gatanu cy'ingenzi cyane kizakubakira icyizere cyawe ukarushaho gukura no kuba umuntu ukomeye ni ukwiyitaho, ukikunda, ukiyubaka. Ibyo bintu uko ari bitatu, kwiyitaho, ukikunda, ukaniyubaka, buri kimwe cyose nubasha kucyitaho, ibyo bintu bizakubakira icyizere, wumve wiyongereyeho agaciro. Hanyuma rero reka turebe ibibi byo kutigirira icyizere mu buzima bwacu bwa buri munsi, yewe no mu iterambere ryacu rya buri munsi. Miss Isheja ni wowe ugiye kubitubwira, umuntu uduteze amatwi muri aka kanya ugiye kumubwira ibibi byo kutigirira icyizere mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'iterambere ryacu. Umwanya ni uwawe. Murakoze, nongeye guhereza ikaze abantu badukurikiye. Ingaruka 5 zishobora kukugarukaho igihe utifitiye icyizere, igihe utiyubakiye icyizere. Ikintu cya mbere, ntabwo utinyuka ngo ukore kubera ko nta cyizere uba wifitiye. Icyo utekereje gukora cyose uratekereza nta hantu kiri bugere, nta muntu uri bumfashe, waba uri n'umuntu uri bucuruze, ukavuga ati iki kintu ntabwo kiri buze kugurwa, wowe ugatangira kukibonaho inenge, ukakizaniraho ibibazo kubera ko nta cyizere ugifitiye wiyubakiye, utaranagicuruza. Yego. Ikindi kintu cya kabiri, bituma hari abantu mutagendana, inshuti zawe mwaba muri kumwe ukitinya kubera ko nta cyizere ufite, nta cyizere wiyubakiye wowe ubwawe, ibintu bakora wowe ureba wumva ufite ubwoba. Ikindi kintu cya gatatu, ubaho uri umunyabwoba, ntabwo nyine utinyuka, abe mu bintu, mu bantu, ntutinyuka ngo ukore, ntutinyuka ngo ubaze, ntutinyuka ngo uvuge ikikurimo yewe n'abantu bagufashe. Ubaho uri umunyantege nke kubera ko nta cyizere wifitiye. Ikindi kintu cya kane ntekereza ko gishobora kukugiraho ingaruka igihe nta cyizere wiyubakiye, ntabwo uzigera wibonamo umuntu ufite ikintu ashoboye, umuntu ufite ikintu ashobora gukora, abantu tukamureberaho akatwigisha, kubera ko ufite ubwoba muri wowe, uritinya, nta cyizere, ntabwo wumva ko hari abantu ushobora gufasha, ushobora kwigisha. Rero ingaruka ushobora guhura nazo igihe utiyubakiye icyizere ni nyinshi, ariko izenye nizo z'ingenzi. Hanyuma tugiye kureba akamaro ko kubaka icyizere cyawe mu buzima bwa buri munsi n'iterambere ryawe. Ikintu cya mbere, bikongerera icyubahiro n'agaciro wari ufite muri sosiyete. Umuntu wifitiye icyizere, twavuga umuntu uri self confidence, iyo tumubonye ubwacu twe turabimenya. Iyo ubonye umuntu wifitiye icyizere, ukimubona uramubona ukamusobanukirwa kabisa, ukavuga uti uriya muntu yifitiye icyizere, no mu byo akora ababikora bikunze. Ikintu cya kabiri, bigufasha gutsinda ubwoba. Igihe wifitiye icyizere ntabwo uba ugifite ubwoba, nta kintu uba ugitinya, utangira guhangara ibintu bishyashya, ibikuvuna, imbogamizi ukazitsinda. Buri rugamba rwose uba wumva yuko warurwana kandi ukarutsinda. Bityo rero bigufasha gutsinda ubwoba, ugatangira kugerageza ibintu bishyashya. Bituma wizera ibyo ukora, bityo ukarushaho kubikunda. Iyo wifitiye icyizere, uri gukora ikintu wumva yuko ukizeye neza, uhamanya n'umutima wawe, uba wumva yuko icyo kintu gikwiye kugenda neza kandi ko n'umusaruro uzavamo uzaza ari umusaruro mwiza cyane. Akamaro ka kane, bikongerera amahirwe n'igikundiro muri sosiyete. Buriya mu muryango nyarwanda, umuntu wifitiye icyizere tumubonamo nk'umuyobozi. Nta muntu wakugira umuyobozi abona utifitiye icyizere. Iyo wifitiye icyizere ni ibintu dukunda cyane. Ni naho dusoreje ibyo twaganiragaho, n'ibyo twibanze ku bintu 5 by'ingenzi cyane bikubakira icyizere cyawe, ukarushaho gukura no kuba umuntu ukomeye cyane mu muryango nyarwanda. Ibyo bintu 5 twabivuzeho, twumva ko kutigirira icyizere ari ibintu bibi bizagusenya ntibikubake. Dusoreza ku cyitonderwa muri uyu mukino wo kwigirira icyizere. Yego. Ikintu nababwira ni uko tugomba kubaka icyizere twebwe ubwacu.
Yego. icyizere gihoraho, icyizere udakeneye wenyine, ugomba no kubaka mu bantu bakureba bari hanze, kandi icyizere cyiza. Miss Isheja, ndagushimira cyane kubana nanjye mu kiganiro Isheja na Yambi podcast. Ikiganiro cyacu aho twiyemeje kuganiriza abanyarwanda, urubyiruko, kubitwubaka aho kureba ku bidusenya. Nawe muntu wari uduteze amatwi, wakoze kubana natwe kuva mu ntangiriro kugera ku musozo w'iki kiganiro. Uri umuntu w'agaciro, uri umuntu dukunda, uri umuntu w'ingenzi mu kiganiro cyacu. Ugira ibihe byiza cyane, turagukunda. Ciao ciao. Bye. Bye.